igipangu cyawe ni cyaso nyine ngewe ugize ngo iki ndi gukomanga ngira ngo nirebere inzu nyine niba habamo inzu ikodeshwa ndebe ko nakira nikose none hariya uragenda ukomanyisha nk'abayede cya igipangu waracyubatse cyane ugize ngo ko bakeneye kwangaje abafundi none hari ubonye ari mu chantier oya cyangwa ubonye ari mu itongo uguje kuhakora oya ariko rero amagambo uri kuvuga sinza uri kuyakura cyetse niba gukomanga hano nabwo ari ikibazo ugize ngo iki aje gushaka inzu yo kugera uri umuyayo karya rugo aje gushaka inzu yo kugera wese kubiza inzu bayikoresha iki ugize ngo iki wasanga uri umuyayo kuko ndabona imyambaro ari yayindi y'abantu bakora muri kopedi shawe imbaza ubusa ahubwo se papa watse nakwisabira aga service gatoya ndabyumva ugize ngo iki urebye uko ubibona ntabwo ndi umuntu urenze n'inzu nabagamo banyirukanye ahantu waba uza akantu k'agashamburete nakikodesha urashaka inzu shamburete etaje cyangwa urashaka ikibutisha ugize ngo iki man wibigira joke man wibigira joke ngende seri man wewe ndashaka inzu ntoya nyine inzu ntoya tu itari nyakatsi itari n'ikibuti ugize ngo iki nshakiramo inzu tu ako nyansanzwe ndi n'umukomisiyoneri buriya kandi mwere oya nukura amata bya mavuta shakira umuntu bita mwarimu Deni ugize ngo mwarimu Deni n'uwo rwose alo Deni ndashaka ko hari inzu ufite ubundi se yanga ya papa yaje gupfa ugize ngo nanjye nagiye gukora ubukwe mbura abantu nkwerera ndabyihora ugize ngo iki serisi nimwe ryonyine biranganiye neza baby nanjye pe nabyambariye wagira neza nabyambariye na congo nayo nayambaye gusa usanze byakunze se nawe oya nunsuhuza utarambonera inzu ugize ngo ibintu byanjye biri hanze uri sere ariko muze tugenda hano ugize ngo uguri sere uri kuvuga uko agufite n'amafaranga arahari ugize ngo no nkwereka inzu ku buryo uzajya wirahira ukavuga ati dore inzu iyi ngiyi injira mutavuga iki bagenzi se muri mubiki shuko twari tukuzanira umukiriya wacu nuwe muri aba babiri nyine dore umukiriya nguyu ni umukiriya wacu niwe nayimuzaniye kandi uyu nguyu niwe yari asanzwe atuye mu mazina nce za hano hirya ugize ngo iki ese sha uri umuturanyi wowe nari nsanzwe ndi umuturanyi nyine hano hirya nuko nyine baje kuma pirive oya nako ni ngewe barashatse kwirukana kubera ko ampaye inka muzehe ndakirumirwa ariko se sha ngo pirive nese aho uvuye hari habi ahangaha niwe ubonye ari muri paradizo ku buryo uza uhahunga ugize ngo iki nyine aho nabaga naribye oya nako bari bagiye kuyivugurura nyine ubwo ngubwo mpita mvuga ati waba nimutse nta kindi kibazo ko kuna gushira amakenga none se sha ugize ngo iki inzu yanjye urabasha kuyishyura ko ubundi uri umukene ya ntabwo ndi umukene nuko mba niyambariye nk'umuntu ugiye muri tije ndetse njye nahita nyishyura nyamba mfite amafaranga menshi ugize ngo iki
Shafite amafaranga rwose wanayishyura ariko shandi kubona ntazi rwose. Warumye baba we. Mbese wowe uwo kwande? Ugeze ngo ndi umukomisiyoneri. Izina rya Yesu. Inkweto z'abakomisiyoneri. None se nawe ufatanyije na Deni? Njye ndi umukomisiyoneri nuko nyine mushyashya nyine. Niyo mpamvu muri inkweto nshyashya rwose. Nabundi bambwiye ko inkweto z'abakomisiyoneri. Naguciye mu ijambo inzu ni iyihe ngo ngiye nyishyure. ugeze ngo Utarayishyura umukomisiyoneri. Ajya akavuga ngo isigeze kure. Oya, giye banzu nyishyura y'urugi rwanjye wirirwa guvuza hariya aho wabonye ari ingoma y'abaporoso. ugeze ngo Nese sha, uri uko manga hano. Uriya narange wigeze uko barahariya kuko marange mbona yaheze sha naryo uraryishyura. Tatutindije tutaguciye mu ijambo nabanze doye umukomisiyoneri twigendera. ugeze ngo Murashyano. Nese wowe ninde ukubaje? None ninde kuvugana n'uyu nguyu wowe ninde ukubaje nk'uyu? ugeze ngo Abakomisiyoneri kubera kugenda cyane n'amagambo. Randiro uretse gatoya. Ese abakomisiyoneri ni musanzwe mukorera ngahe? ugeze ngo 5 yonyine. Ariko urusaku ubundi muzanye mu haruno rugo rwanjye muzi ko madama aryamye. ugeze ngo Ariko se sha ko ndi kubona uhora wikanga ubu nta mafaranga ufite. Nizere ko iyo ngiyo ariko ari sheke mbonye ataba ari senyise. Senyi sasa. Senyi. ugeze ngo Ako wa mugabo wakije twitaye. Umugore akeneye iposho. Abana injwi rizakuze bakeneye kujya kwiyogoshesha. Ugeze ngo- Gusa ntabwo ubureba. Siko nagupfura umusatsi. Uva mureke gutinda mu bintu reka mbanze mwereke inzu ubundi ibyo ngibyo turabisubira. Tubona ko tumwishyiriza icyarimwe. Ugeze ngo- Aya tuyabonetse. Reka buriya nta n'ikibazo bose. Kwa hano hari n'umuntu. Reka inzu ishobora no kuba idahari twaruhuye n'ubusa. Bamutaha. Ko wanamwirukanye inzara namwishe. Ugeze ngo- Basanye big up one. Aragerayo se sha arayuruka agira ngo ni umukasi. Neza wagira ngo ni umukasi. Nawe ubundi se. Se sha uri kuharenga urabona ino nzu mutaberanye. ugeze ngo Ni iyi nzu se? Sha ntahitaniye niyo narimvuye. No tuwarete yanyisobanya he. ugeze Ese ngo ni tuwarete Nyine barnyahe. ugeze ngo badi barinya ku mabati. Ega ndi muri banyehandi bajya bavuga. Niho muri barnyahe. Naje ngira ngo ni Nyamirambo kumbe niho muri barnyahe. ugeze ngo Ndahamenya. Iyo wari uvuyemo bagushyize ku gasi sibyo siko bimeze none iyi ngiyi nta muntu urimo yigiyemo uyikunze rero. Akarusho n'inzu yanjye usangamo n'intebe. Intebe se? Yeza kuyihisha kuri 25 wari kuma hiyongeyeho n'ibindi 5 by'intebe. ugeze ngo Kuri 35 bavuze urongeraho n'ibindi 5 byanjye. Nawe uciye mu ijambo urongeraho 5 byanjye. Kuri Imana mfashe mbe ndota. Reka ibintu mbonera. Aha wibuke ko n'abakozi banjye mbahera ugeze ngo wongereho n'igihumbi cy'abakozi banjye babakorupya ahangaha nutagishyiraho urahakorupya. Urashize none ugeze ngo namwe mutaragenda umwanya mwanesheje murawishyura kuko niwe mwamuzana. Ariko twari turi kwishakiraho ibirayi. Ibirayi se ko babikora mu murima babikora mu nzu zanyu.